Lalu bobo wajib faham itu dah tu. Kichwa cha habari. Ubuzima ni bugufi, ariko abantu benshi tubamo nkaho dufite igihe kitagira iherezo. Reka tuvuge ku mibare. Umuntu usanzwe nkanjye nawe abaho nibura iminsi 30. Iyo gusa bikaba birarangiye. Tekereza kuri iki kintu. Ubu niba ufite imyaka 30 y'amavuko, umaze kubaho iminsi 19,000, usigaje iminsi 11,000 yonyine. Iminsi yakujyanye. 19,000 yaragiye, ntabwo izagaruka. Ibyo wabayemo muri iyo minsi nabyo bishobora kutazagaruka, nubwo iminsi imwe n'imwe hari bishobora kugaruka. Gusa iri jambo iminsi imwe n'imwe ni ijambo ribi cyane, niko bavuga. Ni ijambo rikubeshya ko ufite igihe cyose ushaka muri ubu buzima, rikubwira ko ufite igihe gihagije. Ntabwo nzi niba warabyumviseho, ariko mu myaka yose ufite, igifite agaciro ntabwo ari imyaka umaze mu buzima, ahubwo igifite agaciro ni ubuzima wabayemo muri. Nukubera ari umusore mwiza uri mu kigo ahantu hose nagiye niga. Nabaga ndi umusore mwiza mu kigo cyose, abana bandwanira. Wize muri parike ariko. Mana ndashaka umugabo ukora muri airport, cyangwa umugabo w'umukire mana, umugabo utwara Range Rover, umugabo utwara mana barabasi, nirukanye twatugabo mana tw'utumatari, twatugabo tw'utunyonzi, abakarane.